hari kuri iki cyumweru tariki ya 23 Kamena ubwo muri paruwasi ya Mimuri hasozwaga ihuriro ry'urubyiruko rwa Douaine ya Nyagatare rwatangiye kuwa 19 Kamena. Ni ibirori kandi by'umurirane kuko mu gusoza iri huriro urubyiruko rwose rwa zone y'Umutara rwari rwitabiriye ubutumire bw'umwepiskopi wifuzaga kubagezaho ubutumwa nyuma yo guhura n'urubyiruko rwa zone ya Byumba. Asoza kumugaragarira ihuriro nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana umwepiskopi wa Diyoseze ya Byumba akaba ndetse anashinzwe urubyiruko mu nama ya Episkopi Gatolika mu Rwanda, yasabye urubyiruko kutagira ubwoba bw'ibyo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, akavuga kandi ko yahisemo kugenda wenyine aruhama. Urubyiruko rwacu navuga ko ikigero cy'imyaka mugezemo by'umwihariko n'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo nabugereranya n'iyi nyanja ababigishwa ba Yezu bambutse bari kumwe nabo. Namwe navuga yuko iyi myaka mugezemo ibibazo mukirana nabyo, ibibazo mwibaza, hari aho bigera bikabajegeza, wangiza ukavuga uti mwigisha turashize, dufite ubwoba, ntacyo bigutwaye ko wicecekeye. Iyo mihengeri y'ubuzima irahari, ibi tuzunguza ibibazunguza bikaba ku bitepfo na ruguru bijyanye n'ikigero mugezemo, bijyanye n'ibibazo by'ubuzima bitandukanye tubona hanze ahangaha, twumva ahangaha, nibyo nakwita ya mihengeri. Icyo nababwira rero, twige gukurikira Yezu, twambukane nawe adufashe kwambuka ya migumba, ya migezi, za nzuzi tudashobora kwiyambutsa. Ushatse kwiyambutsa wenyine uwo nguwo ararohama. Umuyobozi w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu Padiri Alexis Ndagijimana yagaragarije urubyiruko impamvu 6 rutagakwiye kugira ubwoba ngo rucike intege. Impamvu ya mbere nuko dufite Imana idukunda kandi igiritse. Andi mahirwe ya kabiri n'impamvu ya kabiri idakwiye gutuma duhagarika imitima, dufite kiliziya. Impamvu ya gatatu idakwiye gutuma tugira ubwoba duhagarika, dufite igihugu, dufite umuryango, dufite abavandimwe, dufite inshuti. Ariko impamvu ya kane, mwebwe abakiri mufite noneho inihariye, mufite igihe cyo kubaho. Impamvu ya gatanu tudakwiye gucika intege, tudakwiye guhagarika imitima nk'abajene, nuko dufite inzozi. Ngo dufite iki? Dufite iki? Inzozi. Umujene utagira inzozi utavuga ati ejo nzagera kuri iki, ejo nzagera kuri kiriya, aba yakishe. Andi mahirwe ya gatandatu ari nayo nsorezaho, dufite imbaraga nk'abajene. Dufite imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'umubiri, imbaraga z'amarangamutima, dukwiye kuzipfusha ubusa, tuzikoresha iki? Ibibi. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Matsiko Gonzage waje ahagarara inzego za leta yavuze ko urubyiruko rugomba kugendera kuri ibihabanye n'ijambo ry'Imana, anashimira Kiliziya uruhare rwayo mu kubaka urubyiruko rufite indangagaciro. Urubyiruko iyo utinya ikintu inzego z'ubuyobozi zihuriraho n'ijambo ry'Imana, icyo kintu nucyumva ujye ugihungiramo. Ijambo ry'Imana ritubuza kunywa ibiyobyabwenge, n'ubuyobozi bw'igihugu bukatubuza kunywa ibiyobyabwenge. Ijambo ry'Imana riratubuza ubusambanyi, n'ubuyobozi bw'igihugu nabwo bukatubuza kwishora mu busambanyi. Ariko wajya gusanga urubyiruko umubare munini w'abakora ibyo byaha, bakora amakosa ni urubyiruko. Ngana ku musozo ndagira ngo nyiricyubahiro Musenyeri kugira ngo tubashimire ubufatanye bwanyu n'ubuyobozi by'umwihariko bw'akarere ka Nyagatare, inkunga yanyu n'ubukangurambaga bwo kudufasha kugira ngo twubake urubyiruko rufite indangagaciro z'Abanyarwanda, rufite indangagaciro z'umuryango w'Imana. Rumwe mu rubyiruko rwavuze ko iri huriro ryatumye rurushaho kwegera Imana rusenga ndetse rukabona umwanya uhagije w'imyidagaduro, ibintu kandi ruvuga ko bisize ishusho y'ubuvandimwe hagati yarwo n'imiryango yarwakiriye. Twaryohewe n'ibiganiro twagize, ariko badushishikarije gusoma ijambo ry'Imana tukava mu buyobe kandi tugatandukana n'urundi rubyiruko ruri hanze. Abasore n'inkumi baraje baridagadura, baramenyana, bamwe batahana utunemero tw'udutelefone. Ahari mu minsi iri imbere tuzabona ubukwe bwa gikristo, nanjye nagatahanye. Abakristo ba Mimuri cyane cyane ndabashimira, batwakiye neza. Ariko noneho bigeze mu mwanya wo gushengerera nibwo nabonye ko
hari itandukaniro ry'umujeni wasigaye mu cyaro n'umujeni witabiriye forumu. Iyo wagiye muri forumu uba wagiye kwiga, kureba ndetse no gusenga. Bivuze ngo rero forumu twarasenze, turareba ndetse turaniga. Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengimana, umwepiskopi wa diyoseze ya Byumba, yanasabye urubyiruko kumenya gushyira ibintu mu mwanya wabyo, anagaruka ku biri inyuma y'amahitamo atandukanye mu rubyiruko. Mu kigero cy'imyaka mugezemo mwebwe urubyiruko, ibyo turabizi, nta nubwo ari byo mudusobanurira. Umwe mu mwitozo ukomeye cyane kuri mwebwe ni ukumenya gufata buri kintu ukagishyira mu mwanya wacyo, ukamenya ikibanza, igikurikiraho n'ikirangiza. Ibyo nibyo bidufasha none kugira amahitamo nyayo. Mu kigero cyawe cy'urubyiruko, iyo ugeze ahantu ufashe uhisemo nabi, ibyo bishobora kugenda bikagukurikirana kugeza ku mpera y'ubuzima bwawe. Iyo uhisemo neza, ibyo nabyo birakubaka, bikaguherekeza kandi bikafasha n'abandi kububaka neza. Mu bundi butumwa bwatangiwe aha, urubyiruko rwibukijwe gahunda ziruteganyirijwe zirimo forumu ku rwego rw'igihugu izabera muri diyoseze ya Ruhengeri, urugendo nyobokamana Kibeho n'umwepiskopi, gahunda ya diyoseze yo kongerera imbaraga imiryango ya Gisiyo Gatolika, gufasha urubyiruko rwacikije amasakaramentu mu mwaka w'impuhwe, hanatangwa ibihembo ku rubyiruko rwatsinze mu mikino y'umupira w'amaguru n'abarushije abandi ku bumenyi bwa Bibiliya. Urubyiruko rwari rwitabiriye rwaturutse mu maparuwasi 18 ya zone y'Umutara, mu maparuwasi 25 ya diyoseze ya Byumba. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, diyoseze ya Byumba, muri zone y'Umutara.